umuntu nakubwira ngo arakwanga utazagira ngo aragukinisha. Nakubwira atari ko wa mugore mbona ntakiberanye nawe, jya wihutira gusenga rivuze yaritekereje. Nawe natangira kukubwira ngo ariko sinkiberanye nawe, nawe ugatangira aho takwiyunze ku Mana, inguti y'ukabura izamuye igeza aha, ukabura atangiye urasatuye. Hari abayavuyemo bazisatuye bakiri batoya kurusha wowe. Shaka Imana. Iyo abarazi bahagurutse akaza agakorera igitaramo inyuma y'iwawe wiryamiye, wavuye kuyihendahenda, kabyina ati sinsaba amasaka, sinsaba ibishyimbo, ndasaba amagara ye. Irakubwira ati ryamira usinzira, ariko ufite ikihe kibazo? Mbere yo kubanza kureba ariya maniga y'ipantaro imeze nk'iy'ababaji b'imiheha ba kera, kuko iby'irari nigagurana nayo ntabwo ubizi. Banza ushake data guha amakuru ukamwiyegereza, kandi ntabwo ufite ibiyitoshya. Abasore mwe, mbere yo gushaka inkumi zikeye, hanze basigaye bavuga ngo ni inzuri nziza. Mbere yo gushaka izo nzuri nziza, nagira ngo mbanze nkubwire nubwo ari nziza, ariko ugomba gushaka Imana ukabanza ukamenya amakuru niba nta bimasa byornye ubwo bwatsi. Imigani igice cya 8 n'umurongo wa 17. Nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. 18. Bukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Simbuka usome kuwa 35. Kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka, ariko uncumuraho aba yononye ubugingo bwe. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mwanditsi wabwo ni Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi. Kandi iyo mvuze ubushobozi sinzi ibintu mba numva binkirigisi. Subiramo uvuge ngo ubushobozi. Wamfashije ugasubiramo ra. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nimwakira ijambo ry'Imana. Hanyuma nabibwiye tugitangira, ariko hari abaje nyuma. Nitwa Nsanzumuhire Jean Baptiste, bakunda kunyita Muhire. Naturutse ku itorero rya Samuduha Paruwasi Nisheri, ntuye mu Busanza, ndi umugabo ndubatse. Hanyuma ibindi turagenda tubiganiraho mu ijambo ry'Imana. Ndumva ntashaka kuza kubatindira, kuko Imana yakoze ibintu byinshi muri iri teraniro. Wahereye mu gitondo atumva, akageza amagingo yatumva. Uwo mu mwihorera iminsi izamwumvisha, kuko nasanze iminsi nayo ari umuprofeseri utishyuza. Iminsi yigishiriza ubuntu, kandi kwigisha nta kibaho, ikagukosora nta karamu. Hanyuma umuntu wese afashwe uko abyumva. Ufashwe nk'ahantu acecetse ntubimurenganyirize, igihe ababona byaranze. Uri busaragurika agatera haleluya, mureka yitere. Burya imvune y'umuntu niyimutegeka uko acumbagira. Muranyumvise ra? Ubwo rero umuntu uko ari rwose ntubimurenganyirize, ariko uko ufashwa kose, ufashwe ucunga ishakoshi yawe na telefone yawe, ingegera zarinjiye. Taza kurangara mu kanya ngo munsengere barayijyanye. Uyikomereho, ufashwe uyifite. Muranyumvise? Hanyuma ijambo tugiye kuganira rifite intego igira iti: gira umwete wo gushaka Imana, ibigushakisha bitaragushyikira. Kansubiremo: gira umwete wo gushaka Imana, ibigushakisha. Ugiriye umugisha ku Mana baragusengera, ariko tugusengeye uraha, ugomba gutahana Imana. Wagera no mu rugo iwawe ukirwanaho, kubera yuko ntawe uri buguherekeze ngo akwinjize iwawe. N'uwakugeza iwawe yakugeza muri saro, kandi bigushakisha hari nubwo bigusanga mu cyumba bikaguhonderamo. Biriwe fosa. Biragusaba rero kuba wibitseho Imana, hanyuma wabana bije ukayibwira ngo kanguka urwana, ariko ungwanirire. Muranyumvise ra? Hanyuma ubanza ushaka Imana. Mwabasore mwe,
mbere yo gushaka inkumi zikeye hanze basigaye bavuga ngo ni inzuri nziza. Mbere yo gushaka izo nzuri nziza nagira ngo mbanze nkubwira nubwo ari nziza ariko ugomba gushaka Imana ukabanza ukamenya amakuru niba nta bimasa byornya ubwo bwatsi. Iri ntago muryumva mvuze nk'umuntu mukuru. Mbega kera tukiragira mu cyaro umuntu yafataga ubwatsi bw'akabutereka ariko agashyiraho igikomesho kavuga ngo tezavu sinshaka ko hari undi muntu uzandagirira mu murima. Rero ugomba kureba ko niba iyo sura ari nziza ariko data niba yarashyizeho igikomesho. Muraho mbega mukobwa ukabanza ukegera Imana ikabanza ikaguha amakuru mbere yo kubanza kureba ariya maniga y'ipantaro imeze nk'iyo babaje b'imiheha ba kera, kuko iby'irari nigagurana nayo ntabwo ubizi. Banza ushake data guha amakuru niyo y'ingenzi. Haleluya, barakora amakuru. Wareba isura yuko itohagiye ukamwiyegereza kandi ntabwo ufite ibiyitosha. Amavuta yisiga aba yayakuye mu kimansoro, nazo ukayabura azasubirayo kumansora. Nuterera juru azakubwira ati mfite abatipe hariya hirya hari umugore yicishije bamaranye imyaka 2. Leta imubaje ati kuki wicishije umugabo wawe mumaze kubyarana? Avuga ngo irya mbere uyu mwana suwe. Imana irakenewe ntabwo ikenewe. Kandi iri jambo ntugire urihirikiraho uvuge ngo njyewe ndazwi banki ziranze ndagenda bakampa amafaranga nzishyura ibi birara baziranze zengezi zikodesha she ntabwo rindeba. Nagira ngo nkubwire ngo nabo batangira amatangazo kuri televiziyo za Cyamunara nabo bagujije nk'uko wagujije. Imana itakurengeye isi yakota. Imana irakenewe ntabwo ikenewe. Iyo washatse Imana ukayishakana umwete ni uwuhe? Ntabwo ari ugushiramo imbaraga, ntabwo ari ukubira ibyuya cyane, ni ukuyishakana umutima ukiranutse. Hanyuma ukagira tombo rikakuvugaho ikakubwira ngo nzakugirira neza. Abayishaka bose siko bakiranutse. Hari abaza kuyishaka bafite umubare w'indi utabara bakuyemo. Yavuga ati kandi nza nabango twacuye nzayima kandi ntuzi ikizarenzaho muri nzana nzagutimbura birimo. Muri hangana mbatamika ibi biryo bikomeye. Ntabwo ndi bubahe viza mwana. Mugera hakurya kuri za minisiteri za ambasade z'ibihugu bari bubahe viza. Bakeneye kujya muri Amerika baboneze ari Kacyiru. Bakeneye kujya i Burundi baboneze hariya. Bakeneye indege ku kibuga cy'indege ntuye mu murenge kirimo ariko ziguruka ndeba zikagwa ndeba mpasaziye ntarayinjira. Umuntu ratanga icyo afite bazifite bazibahenje ntazo mfite. Data yambwiye ngo mumushake ibibashakisha bitaraba shikira kandi uzacudika iyo uzayikenera ucudika nayo hakiri kare. Mbega ikakwemerera ikakuvugaho ngo nubwo abazimu bazikutse ariko nkwemereye ibicyo uzajya 2022 na 3 uzajya na 4 uzajya ikabikwemerera. Abarozi bahaguruka ikavuga ngo uzababana ho nasiwe debiho ana. Ntabwo isengesha umuntu asenga ari mu makuba ry'amatakira ngo yi si ryo rimurengera. Umuntu arengerwa n'iry'umuranzi yasevinzeyo. Byakize gute?
niba abantu bagira konte boruke muri banki amafaranga kunguka, amasengesho twasenze ntago azunguka. Bibiliya yarambwiye ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, naho umuceri wahenda. Nushaka ubucuruzi dodo, nushaka uburirwe samadongo, tuvugaho dukorera abandi, tumara guteka inyama akavuga ngo mwigiye higi wanyu ntimuzi guteka inyama, twe twazitetse. Tukajya ibijumba nabyo ntibiduhase, kikavuga ngo nzabagaburira. Twagiye tuyishaka iminsi yaradutagangaje, tutagira umwenda wo kwambara, tujya kubwiriza tukambara imyenda y'abadamu bacu. Nagize agahinda, Rafiki ntawe uri hano, turaziranye aririmba muri korale Benezeri, turaziranye rwose. Hari ibintu nari kuvuga hari, none ntawe uhari, nzabivuga hari nagarutse, mutagira ngo nukubeshya. Ariko Imana ikavuga ngo nzabagirira neza. Iyo imaze kugushiramo ijambo ryayo, ubu baye sitoke yayo, ibikubitsemo ibintu, ubu baye ububiko bw'Imana. Mbibutsa ko umushoramari anashize umutungo we, ahoza ijisho hapangira abarinzi. Mwanyumvise ra? Mwanyumvise? Hanyuma rero abagira ngo imari ye ibisambo bitazaza kuyiba, iyo ikubitsemo ijambo rata, nubwo abantu batabyemera, ariko ikazi ikakubitsamo ijambo, ntabwo igutererana, ihora ikubereye amaso. Naho banki zafungwa, naho amasoko yafungwa, naho indege zahagarara, naho insengero zafungwa, umukiranutsi wayo imushakira inzira yo kubaho. Munjirire gutya, tuyihereze icyubahiro. Iyo ugumije kubika iryo jambo, ukaririndisha icyo yakubujije, mukavugana winywera igikoma, yagutera iteka ukajya ku mata, yagutera iteka ukamanuka ukajya kuri yawurute, abandi bajya kuri turaza ngufu jini limited, abandi bajya kugatomera za Sikora 005. Muraho wowe ukagumiza ukinywera igikoma, igucungira umutekano, ikavuga ngo uyu muntu wanjye arimo ibintu byanjye navuze, ntabwo natuma ingegera zimuhitana. Iyo abarazi bahagurutse, akaza agakorera igitaramo inyuma y'iwawe wiryamiye, wavuye kuyihendahenda, kabyina ati sinsaba amasaka, sinsaba ibishyimbo, ndasaba amagara ye. Rakubwira ati ryamira usinzira, ariko ufite ikihe kibazo? Kubera iyihe mpamvu aje? Imana yabonye ibiguhiga, isanga inzu yawe bari buyicukura furate bayitware. Igisambo cyavuye muri Kimbazi cyaje, umurozi nawe akaza ati njye si furate ndasaba amagara ye. Igisambo cyaza kigasanga umurozi nawe ari murayi, ticore none se basigaye barara babyina. Kimwe kirukana ikindi, igucungira uburinzi, ikaguha umuzamu udahemba. Mwamvugiye ngo amen arata. Kambabwira kandi, iyo ukibitse ibintu Imana yavuze, yagize ite? Yavuze, ikabona ibigushaka bikurusha imbaraga, hari igihe biza bikurusha. Neza kuri iyo ntebe yo hepfo iri iticayeho umuntu, jimereza anguka ngire nsose. Ndangwino ngukoresha, nabonye ari urimo wuzuzwa cyane, ngwino mfashe tugabane uyu mugisha. Yicarira ahangaha.
iyo igutoranyije ikakubitsa ibintu, kuko ntabwo igireba nk'uko abantu barora, ntiyumva n'amabwire y'abantu, kubera yuko ntawe ubura ubuhamya bubi nta n'ubura ubuhamya bwiza, ahubwo amakuru yawe amenyekana bitewe n'ubwo ushakaho iperereza uwo yatungukiyeho. iyo agutungukiyeho n'ubundi musanzwe mufitanye ikibazo ahita avuga atarakatu, ariko nanone iyo yaje mubanye neza n'ubwo waba uri gica ahita avuga ati nta mwiza nkawe. Bivuga rero ngo ubuhamya bwawe burazwi, bwabo bubi bwabo bwiza abantu barabuzi, ariko hejuru uko abantu bakuzi Imana nayo hari ukuntu ikuzi. iyo rero igushyizemo ibintu byayo, abaroma babashije Pawulo baramubaza ati Pawulo tubwire gukebwa no kudakebwa kumaze iki? Ubundi abayuda murusha icyo abandi. Mbere tugisangira agacupa urangije kwiga kaminuza itarusohora hirya wigiye ku uriya mugabo witwaga Gamariyeri, Pawulo utagira ngo yari injiji, yari yarize. Hanyuma hari umugabo tubona umeze nk'abandi, none uje mu bintu byo gucebwa, urujisho rwawe rurimo ruraninda. Yari afite ikintu cyitwa inkovu z'umusaraba. None se niba databuja afite inkovu zawo kugira ngo wowe ntabwo uzazigira? Hakubwa murimo yako ibintu mushaka kubigira umunyenga. None se urwakubise so uzababarira umwana yabyaye? Ururi kubahigira uri no kuzihiga. Sinzi ibyo murimo. Hanyuma mwango bati tubwira ubundi abayuda murusha icyo abandi gukebwa no kudakebwa kumaze iki? Pawulo arabitegereza barebye abona nta kintu bafite, ababona isi igiye kubarangiriraho. Arababwira tumva mbabwire, burya abayuda babarusha mu buryo bwose. Batese baturusha mu buhe buryo bwose, kandi bapfa bakanapfa bakennye nta n'inzu bagira, twebwe twubatse tugeretse amazu bite byayo. Aravuga ngo reka mbabwire kimwe, irya mbere babikijwe ibintu byavuzwe n'Imana. Tazamane wa Stifo bintu byavuzwe nayo, ntibabitsa amadolari, ntibabitsa amazu agerekeranyije nayo bayiyahuriraho, ahubwo babitsa ibintu byavuzwe n'Imana. Ntibaparitse amamodoka menshi abarenza umuhanda buri munsi, yaba data we ntabwo babitsa amamoto menshi njya mbona bayapakiye yabuze ibyangombwa. Ntibabitsa amaperime y'inzego zose kubera yuko na konterivasiyo za Sofiya zibamereye nabi, ahubwo babitsa ibintu byavuzwe n'Imana. Iyo imaze kubigushiraho ikagushingira intebe ikavuga ngo icara aha munkurikirane, mvuga ko wenda nsoza, kubera yuko baba bazi yuko utahajya. Ariko Imana nabonye itungurana, yaratunguranya muri bene Yesayi. Yesayi aba yarebeshaga amaso Imana irabagaya, uwatarebeshaga amaso Imana iramureba. Wamvugiye ngo amina. Ubwo navuze uriya muhungu Dawidi mvuzemo amagambo makeya, ntabwo mbisobanura byose, twarara ahangaha. Njyewe rero uko mbwiriza uko ntinda niko mfashwa, kuko sinshaka kubaraza aha nanjye ndashaka gutaha. Mbwo ndabagirira neza nanjye nigirira neza. Aleluya barokore. Iyo imaze kugushyiramo ijambo ryayo kankavuga gakeya, hanyuma igatungurana ikabatungura, igibatungura kibatungurana abantu intugu bazizamuye bavuga ngo ninje, bavuga ngo ninje. Imana kuko yavuze ku muntu wayo ikamusosorora ahantu iminsi yamusesetse, ikamukura ahantu abantu bamutsindagiye, ikamuvana ahantu aho abantu babona ko ari bupire, Imana ikahamuhera ubuzima, ikamukuriye inyuma, ikamuzana n'imbaraga zayo. Wamfashije tukayikomera amashyi, ikamuzanisha umurava, ikamubwira ngo icara aha ndabivuze ndi Uwiteka. Abazimu bahita bakurura umunwa bakavuga atarahicaye tuzamuhitana. Iyo banzuye kuguhitana bagakorera inama, iyo kuhamagaye ibibarora ikabacaho kavuga ngo henga nze nkwereke, igasanga uwo yavuzeho niko muri yavuze ngo unyongorere mu mutima. Imana ikwangwarere, Imana ikwangwarere, Imana ikwangwarere, igasanga uwo yavuzeho ikamubwira ati rero barashaka wowe. Ubwo bashaka wowe rero ni wowe turufu, ikibazo si iyo ntebe. Rero kubera yuko
bagushaka ngo baguhitane bayicayeho ikwigizayo kakubwira ati girayo, ikakwigizayo abatarora kuko nubundi kuzana ntibaroraga, babonye uhari ntibazamenya nuko wahavuye. Wamvugiye ngo amina rata, wamvugiye ngo amina rata, wamvugiye ngo amina rata. Ntibazi uko wasamye, ntibazamenya nuko wabyaye. Kubera ko ibi bizi ko nibaza bakakubura baravuga ngo n'ubundi ntawe uhari, reka tubanza tumushaka tumuhitane. Ihitiza batarabibona ikazana igisa nawe. Heza kwako kamarite mushiki wanjye, kazane neza neza gake witonze, tambuka gake witonze nta kibazo. Ikazana igisa ikakihashira. Muranyumva nubwo imvura igwara? Sawa. Isi kwata ntimuzi ko ari umwigisha waje aryambaye. Noneho barara bakavuga ngo aracyahari kandi Imana yakwigishayo. Buretse gake, buretse gufashwa reka mbanza ngo uhite ufata ufashwa wafashe. Reka ngusobanurire isomo utaza kuvuga ngo nahuye n'umusatuzi. Ntabwo nagusiga muri iri somo ntari gusobanuriye. Samweli wa mbere 19:8. Reka mvugamo amagambo make. Dawidi avuye kwirukana abafilisitiya ngahagarara imbere ya Sawuli aramuririmbira kuko Sawuli yari afite umwuka mubi wavaga ku Mana ukamuzaho, kubera ko Sawuli yayobaraga yarayangije igihe, yaracuye igihe. Kavugamo amagambo makeya kugira ngo ngeraho nsengera. Ngo Dawidi arimo acuranga, Sawuli amubonye umujinya uramwica, aravuga ngo n'ubundi agiye kumfatana ubwami, reka nze rero mutera icumu rigenda rimushite ku rusika. Nagira ngo mbabwire ngo nta muntu waburizamo umugambi w'Imana kereka wowe wabigizemo uruhare, ariko ugihagararanye nayo ndakurahiye nubwo baguhamba irakuzura, nubwo ikamyo yaguca hejuru irakuzamura, nubwo bakwirukana ku kazi bakwirukana mu kagari bagasanga bageze mu murenge, baza mu murenge bagasanga uri mu karere, baza mu karere bagasanga bageze mu ntara, bagera mu ntara atari ko no muri guverinoma mpafite ijambo. Ni Imana izamura mu buryo bwose. Afata icumu ararikaraga, aravuga ngo hinga nze ndimutere rimushite hariya kuri ruriya rusika. Ararikaraga, Imana iramureka. Igira gute? Iramureka. Dawidi nawe arimo aririmba, Mana wangiriye neza. Naho Sawuli arimo arakaraga icumu, arimo aragira gute? Ngo arirekure rikimara kuva mu biganza. Imana yacu yihuta kurusha amakuba, yihuta kurusha ibiduhiga, yihuta kurusha amahembe, yihuta kurusha ibitega, yihusha kuruta abarozi. Irihutiye Mana. Yewe data we, iragenda iramusanga banga Dawidi we, reka gucaza hindura uburyo bukire. Dawidi yumvishije ijwi ati Elohim uri Imana. Abaramanutse amanuka icumu ryaje risanga Dawidi yakishijwe bugufi n'Imana, rya cumi riragiye no kuri rwa rusika riba rifasha, ariko ntiryahitana Dawidi. Dushimiye Imana ko byafashe ubusa, ntabwo byigeze biduhitana. Reka nkubwire, igitanda wabyariyeho umwana ukamucyura hari abakiguyeho. Umuganga wakubyaje ugataha hari uwo yabyaje we bimurangirira mu biganza. Dushimiye Imana ko yatwigijeyo, dushimiye Imana ko yatwigijeyo. Ndacyari kuri iri somo kangaruke. Dawidi aracika ngaba arigendeye. Sawuli ngakimara kuri icumu, kubera imbaraga yarirekuranye, ibyo cyere byaramufashe mu maso. Hanyuma ngo mu gihe akihanagura abumbuye amaso,
yari yiteguye kureba aho amara ya Dawidi anyanyagiriye n'aho amaraso ya Dawidi yanyanyagiriye, kuko yavugaga ngo ndamurangije. Ngahumuye amaso agiye kureba aho Dawidi agaramye nibyo yari yiteguye. Nagira ngo mbabwire ngo imigambi yabo ntizahama, ibyo biteguye ntago bazabibona. Barashaka kudusorezaho umwaka, ariko Imana itwemereye kuwusoza, itwemereye no kuwutangira. Tuzababanaho, abarozi nibaceceke, Data aracyari ku ngoma. Ngo ajya kureba aho amaraso ya Dawidi yanyanyagiriye, ngarayabura, ngayabuze arikanga yubuye amaso, ngabona Dawidi arimo aramupepeza indiba z'ikirenge yaciyeho yigendeye. Araboneza niwe mu rugo, nagira ngo mbasobanurire iri somo. Araryama, Sawuli arababwira ngo mugende mumurinde, mumunzanire, nzamwice ejo mu gitondo. Amutumaho ingabo. Nababwiye ngo biradushakisha. Iyo biba bigushaka gusa ubu wabicitse ntacyo bitwaye, ariko hariya hirya birarekereje. Utahakuye imbaraga z'Imana byakuvuna. Abaha muranyumvara? Ngo aryame azanga baziraje. No kwa Dawidi zari zihazi, ntago zayobozaga, zari zihazi. Dawidi yahigwaga n'abantu baziranye. Nagira ngo mbabwira ngo intambara nateza aha nta kintu yabatwara, kuko ndi bwitahire muri sheri. Ariko yazamukira ahangaha, kuba hano, kuba byiganisha, kuba inene, kwanziranye na runaka, kwa nanene, kwa ba yahaye, uwo niwe mubi. Muranyumvise ra? None mugira ngo naza guteza akaduruvaye muri iyi korari se? Mbashaka hiki? Ariko ihagurukiye muri mwe. Ngo zihagera Mikali arazibwira, tumva umugabo wanjye ararwaye. Zanga bazisubirayo, zibwira Sawuli ngo Mikali aravuze ngo ararwaye. Sawuli aravuga ngo musubirayo, mumuterure ku buriri, mumunzanire mwice. Mu gihe ziri mu mahindura ziza, Mikali arazabwira Dawidi aravuga, tumva mugabo wanjye, iri joro nutiyarura ejo bazakwica. Dawidi arabaduka, ngo agere mu muryango, abana baramurora. Ngo agere mu idirisha, abana bahahagaze, abarumiwe babura ahantu aca. Mikali aramubwira ngo iyi nzu ntabwo yizi Dawidi, ni njyewe uyizi. Nagira ngo mbabwira ngo Mikali yari umufasha wa Dawidi, natwe dufite umufasha, niwe Mwuka Wera. Agomba kukwereka inzira ugomba guca. Biravuze ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana. Aramubwira ngo inzu ntuyizi, ngwino nkwereke. Amumanurira ahantu inyuma mu kadirisha, aramubwira ngo caha, nurangiza uhunge wigendere. Nubwo inzira zose abadayimoni bazihagararamo, ariko Imana iracyafite inzira zikiri vierge, zitaracibwamo n'umuntu wari we wese. Nubwo akazi kahagarara, nubwo nta, Imana ifite inzira izacishamo abantu bayo, ikabageza ku cyo yavuze. Ijambo yavuze irayishyigikiye, iraririnda, kandi irinze irinda n'uwo yarivuze. Ho! Dawidi aracika arahunga. Mikali aragenda azana igishushanyo cya terafimu yabo, akirambika ku buriri. Iyo terafimu ngewe nayise Kagarara. Kagarara murayizi? Serukiranye murayizi? Kadahumeka murayizi? Ubwo niba utazi ibyo byose ntiwigeze uhinga, meze nka wa mwana wo muri Green Hills babaje ngo amatava hatava ku igare. Uramurenganya yaratarabona inka, yabonaga bayazana ku igare nyine. Hanyuma ngaracyorosa neza. Ababishaho bari baba baraje ngo batunguka aho Dawidi aryamye. Yararyamye bahabona cya gishushanyo, ariko ngo cyari cyoroshwe. Bati nguri aracyahari. Uwa mbere bati turamufata, ariko twagira ngo dutangarize abadayimoni ngo nibasubiza amerwe mu isaho. Wamvugiye ngo hamina rata. Baba baramuzengurutse, ntiza amatwi gakeya kugira ngo soze iri somo dusenge. Ngo bajya kumucakira bamufate. Mu ngabo zari zije gufata Dawidi hari yari mwimuzi. Iravuga ati mwebwe ntago Dawidi mumuzi, mumwumva ku izina, ariko reka mbabwira amateka ye. Bati nayaye.
arababaza muri mwe ninde muntu wigeze arwana n'intare, basanga nta n'umwe urimo. aravuga ngo uyu muhungu mubona uryamye aha ari mu ishyamba aragiye intama. iyi ntare yazaga igafata umwana w'intama yaratanyuraga akajugunya hariya. none ubwo yishe intare rero, naramuka akangutse ayo magambo mwivugisha aratumarira ahangaha, nimube mugenjeje gake. yakumva ko yishe intare akaba yigiyeyo. uwa kabiri akaza ati tumufate, undi ati tuzi amateka ye. bati wigeze urwana n'idubu? undi ati hoya. uyu muhungu yifashaga idubu ari wenyine akayica, naramuka akangukiye ahangaha aratumara. bakumva ko yishe idubu akaba agize gute, akaba yigiyeyo. undi akaza ati tumufate, bati tuza. uyu muhungu uzi amateka yanditse mu Isiraheli? bati nayaye. Goliyati wiga turamuzi? ati ndamwumva. yari umuntu umeze udati ingabo yari yaratumaze. ninde wamwishe? bati n'ubishavuga ngo ni agahungu kitwa Dawidi niko kamwishe. none rero ugiye guhiga n'uyu nguyu, naramuka akangukiye ahangaha aratumara, bose bakigirayo. uko bigirayo, Dawidi yasanze Samweli, yagiye kumubaza ngo bite ko wamvuzeho ko nzaba umwami, Sawuli akaba ameze nabi. Samweli ati nari ndi mu mwuka ariko ubu ntawo ndimo, tumanuka tujye nayo Tirama dusanga abayumbe. dushimiye Imana ko mwaje gusenga, dushimiye Imana ko twayije imbere, dushimiye Imana ko twaje kuyihendahenda. baba baragiye bagerayo, ngo bagerayo baratangira barayihimbaza. abanyamasengesho baratangira bati Elohimu rima, tangira baba baciye ikibungo. uwa mbere ati iri Dawidi, iravuze ngo uzaba umwami, irimo iramuvugaho, bo baratinda ku gishushanyo. Haleluya, haleluya. irimo iramuvugaho, bo baratinda ku gishushanyo. nimuhumure izaturengera. ngo bahuze imbaraga, baravuga ati ntidusubiraho tutamujyanye, Sawuli yatumara. kuko Sawuli ni Sawuli, nubwo wamuheka ukamuha amata avanzemo n'ibiki, Sawuli ni Sawuli, birangira yiyahuye. bahuza imbaraga ngo bamufate. nagira ngo nkubwire ngo byahuje imbaraga. umuntu nakubwira ngo arakwanga utazagira ngo aragukinisha. nakubwira ati ariko wa mugore mbona ntakiberanye nawe, jya wihutira gusenga rivuze yaritekereje. nawe natangira kukubwira ngo ariko sinkiberanye nawe, nawe ugatangira aho takwiyunze ku Mana, ingutiya ukabura izamuye igeza aha, ukabura atangiye urasatuye. hari abayavuyemo bazisatuye bakiri batoya kurusha wowe. shaka Imana akabara kumva sera. ngo bahuze imbaraga bamufate, basanga ntawurimo, basanga Dawidi yigendeye, bafata ubusa. najya nkubwira ngo mu kwa mbere byafashe ubusa, mu kwa kabiri bifata ubundi, mu kwa kane bifata ubusa, mu kwa 12 bifashe ubusa. dusezereye abadayimoni baduhiga ngo twavuganye. kamvuga kandi nsozi. hari abagabo batatu, babiri bakoze inama yo kwica Danyeli mu gice cya 6 mu gitabo cya Danyeli. muranyumvara? hanyuma bamaze gukora inama baravuga bati Danyeli agiye kutugabanana igihugu. none rero kandi nta kundi twabigenza, umwami Dariyo aramukunda, bahita bashaka ikinezeza Dariyo, bahita bategeka ko ari we ugomba gusengwa no gusabwa. baravuga ngo Danyeli nasenga Dariyo Imana yizamwiyicira, nasenga Imana itegeko rya Dariyo rizamwica. abantu ni abahanga muyobozi, abantu ni abahanga. hanyuma bamaze gupanga iyo nama, Danyeli abimenye ngo aragenda agiwe, atangira gusenga 3 ku munsi. yerekeje amaso i Yerusalemu. ntabwo mbivuga Yerusalemu kimwe nabivuzeho igihe batahaga urusengero ku ngoma y'umwami Salomo, byadutinze. hanyuma ngo batangiye gusenga, abandi bashyiraho itegeko, baravuga ngo utazasenga umwami agomba kuzajugunywa muri ruriya rwobo. hanyuma urwo rwobo bashaka ikizica Danyeli, bari bazi ko byanga bikunda kizamuhama. ndagira ngo nkubwire ngo hari ahantu bagutegeye, kandi byanga bikunda bazagushyikira. nibasanga nta Mana ufitemo imbere bazakuvunagura. uranyumvise ra? hanyuma barangije, uwa mbere ati reka ducanemo umuriro umutwike. uwa kabiri ati nzi amateka y'aba bantu,
ku ngoma y'uriya mwami uherutse gutambuka Nebukadinezari hari abahungu batatu bawunyuzemo, kandi aba bahungu batatu biganye na Daniyeli, bose n'Abaheburayo, buriya bwoko ntabwo umuriro ujya ubushobora. Undi ati rero akadushyiramo imbwa z'imisega, dufite za Nyarubwana na za Nyarubwanakazi zose tuzazishyiramo zimurye. Undi ati reka da, mfite amakuru kuri aba bantu bajya kuva mu Egiputa, bari bafite shebuja Mose yaravuze ngo mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa izamukira. Itamutse rero ntiyashobora no kumurya, ati ikimbwa mukihorere. Haboneka undi wa gatatu aravuga ngo reka noneho dushyiramo inzoka z'ubusabwe, zizahita zimurya ntawe uzamugombora. Undi ati ceceka, mu kuboko k'uwo mugabo Mose hari harimo inkoni ihinduka inzoka, isakuma inzoka z'Abanyegiputa zose. Kandi irindi rya kabiri dufite amakuru, zabaririye mu butayu barangije baranazigomboza. Ntabwo rero inzoka ishobora kubashobora, buriya bwoko ntabwo bwakorwaho. Haza uwa kane ashyiramo ingingo imurengera, aravuga ngo reka noneho dushyiramo intare, zizahita zimurya. Bose bumva nta makuru bafite y'intare, kubera yuko amakuru yamenyesha abana bayo, abandi ntabwo baba bayazi. Baravuga bati yego, bashyiramo intare barazisonzesha, bibagirwa ko hari intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, uwatsindiye isoko ryo kuturengera. Mwamfashije tukamukomera amashyi, uwabambwe tukabamburwa, uwababajwe tukababarirwa. Imana ishimwe. Ariho mbibutse ko wari wabasoza imyanzuro y'inama yari imaze imyaka 100 hagati y'Amatayo n'Amaraki. Mu bakuru mu bizima mu bamarayika habuze uwacungura umwana w'umuntu. Yohana niwe wagize iryo yerekwa, yikubita hasi, niwe wabonye iyo nama uburyo yateguwe, ararira. Yumva ijwi mubwira ngo wirira Yohana, dore intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cyo kwa Dawidi arahagurutse, abumbuye. Wasize ubwiza. Rekeraho. Nubwo Satani yaje akiye isoko ryo kuturenganya, ariko dufite Yesu, niwe watsindiye isoko ryo kuturengera, niwe rwiyemeza mirimo. Iyo umuntu afite icyangombwa cyo gukora ibintu, abikora atikanga, kuko akagari kamusinyira, Rwanda Revenue kamusinyira, akagenda nta kintu yikanga. Ariko umuntu ucuruza forode ahorana ubwoba, n'umuyaga urahuha akiruka, n'imbwira moka ngo baramfashe. Dushimiye Yesu ko ari we waduhaye ibyangombwa byo kumukorera, byo kumuririmbira, byo kumuvuga. Ibiturwanya nibiceceke, ntabwo dukorera mu manegeka, twasinyiwe urwandiko rwo kumwama. Kavuga kandi Mana yanjye, muvuze ari inkingi y'igicu, muvuze ari we soko, muvuze ari we rutare, muvuze bwakwira bugacya. Reka mvuge gatoya nsenge, reka muvuge ageze ku musaraba. Munkundire mu ntizo tunote nka dutatu, muvuge ageze ku musaraba dusenge. Yego rata, ihangana unzamureho kuri mikoro nshuti yanjye, kakantu nkavuga ivuga neza. Niba amabuye ashaje unzanira indi, nabonye hano ibyuma bihari, iki ni cyanga mu mpi y'umugozi, ariko aka kantu nkavuga abantu bakumva. Muvuge ageze ku musaraba. Yesu nashimwe. Twongere haleluya. Aho rata, twongere haleluya, twongere haleluya. Ntuza yaramuririmbye Rushema na bagenzi be muri korali Hoziyana, baravuga ngo izuba ryose ryahise rihumba, ngabonye amaze gutanga, kuko wari umucyo w'ubugingo yari amaze kugira gutanga. Hanyuma arangije akimara kugera ku musaraba, arabambwa turabamburwa, arababazwa turababarirwa. Hanyuma umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri, ubutaka bumubonye bugira ubwoba bwo kumwakira, uravuga ngo twakiriye intumbi nyinshi ariko iyi iraturenze. Yohana yaramusobanuye ngo yari mu isi ndetse niwe wagize ate wayiremye. Hanyuma bumubonye buhinda umushyitsi, buba bucitsemo kabiri,
abaramanutse ajya gusohoza isezerano, kubera yuko ijambo rivuga ngo n'abari mu gicucucucu cy'urupfu bagomba kumurikirwa n'umucyo. Yinjira ku munsi wa mbere, yagiye kureba abera bapfuye bamwiringiye, uhereye ku bwa Aburahamu abasatani yagiragaho ubutware akabakingirana mu butware bw'urupfu, naho ngaho babaga bari. Ngo yinjire mu cyumba cya mbere ku munsi wa mbere cyitwaga Shawori, ngakigezeho asanga bafashwe n'agahinda bihebye, bari mu kiganiro cyari cyobowe n'umuhanuzi mukuru witwaga Yesaya. Arabaza ngo imyaka 733 mpanuye ko umwana w'umuhungu agiye kuvuka mu gitangaza, asubira mu byo yahanuye, none dore ndino irashize. Uwo muntu yaraje ntiyaje? Mudushakire uherutse kuvayo vuba, hanyuma none hatubwire. Bati ninde uheruka kuza? Hanyuma ngo ntibaroranaga, bari bari mu gicucucucu ntawe ubasha kureba undi. Hanyuma hahaguruka uwitwa Maraki, baravuga ati ni njyewe uherutse kuvayo vuba, ariko mvuye hashize 433, ariko nasize mvuze ko mbere yo kuza kwe hazabanza hakaza integuza, naho mbiherukira nta handi. Agahinda kaba karabishe. Baticare, ninde wundi uheruka kuza vuba? Habahagurutse umusaza witwaga Simiyoni, aravuga ngo ni njyewe. Aravuga ngo igihe cyose mwamaze mucecetse, iyo muza kuvuga mba narabahaye amakuru. Aravuga ati Yesaya we uravuze ndakumva. Yesaya tumenye ute kuje ejo bundi nageze aha kera? Ati burya cya giterane wahanuraga ngo duha umwana w'umuhungu, burya nari umutambyi nari nkicayemo, ijwi rirambwira ngo we ntago uzapfa utabonye umwami Imana. Ati burya nahawe kurama, hari icyatumye Imana iguha kurama, kwari ukugira ngo uterure ibyasezeranyijwe. Wayikomeye amashyi yo Mana yakongereye iminsi yo kubaho. Baba bamuteze amatwi, bati ngaho tubwire. Ati umwuka yaraje, marayika wampamagaye yarongeye arambwira ngo ninjye mu rusengero. Mfata inzira nerekeza mu rusengero, mpageze mpasanga umukobwa ukiri muto aza ateruye umwana w'umuhungu. Marayika arambwira ngo nguriya umwami Imana. Ndatambuka abafarisayo batabizi, ndamufata, ndangije nduzuzwa, ndavuga ngo Mana noneho usezerera umugaragu wawe amahoro. Mbonye agakiza witeguriye kuva kera isi itararema. Ndavuga ati wa mwana uri ikimenyetso kigirwa impaka mu Bayuda, dore benshi baraguye abandi barabyutse. Mbwira nyina nti nawe rero wa mubyeyi we, inkota izagucumita mu mutima. Nuko mbaze kubivuga ndipfira nzino. Ati reka mbahumurize, yewe Yesaya we, yewe shitse umutima mu nda, umwana yaravutse, nsize maze kumuterura, njyewe namwiteruriye, namubonye nimuhumure. Ngo batangira kunezerwa, haba habanutse undi mwuka, uburamanutse batuwe n'induje. Aravuga ati ni njyewe Zakariya, ni njyewe Yohana umwana wa Zakariya, umwana w'umutambyi. Akibivuga Maraki barahagurutse arareguka, aravuga ati Zakariya ndakumvise, numvishije umwuka umbwira. Ati Yohana ndakumvishe, numvishije umwuka umbwira, arimo ambwira ngo ni wowe nteguza y'umwami. Ni wowe cyangwa si wowe? Yohana tusibye no kuba integuza, irya mbere ndi na mubyara we. Bati hanyuma tubwira uko byari bimeze. Ati ni ukuri njyewe nsize maze kumubatiza kuri Yorodani, namurambitseho ibiganza, ijuru rirakinguka rimuvugaho numva. Basita tosefo pray. Batumaze kumubatiza se banshize mu nzu y'imbohe, hanyuma bagufunze se mutuma habigishwa banje. Bakubwira ngo iki se? Barambwira ngo arababwiye ngo mbazanire ntacyo zivuga ngo hahirwa ibyo bitazagusha. Uko babivuga naho Yesu ari hafi aho ngaho. Bwira umwegeranye umubwira ngo no mu makuba yawe jya uvuga Yesu neza. Burya bakumva bafitana zabigobotorera. Ngo barirekanye aravuga ngo burya aracyanzirikana. Abarinjiye yinjira bitandukanye uko abandi binjiraga. Yinjira ari umucyo, uramurika bose baramubona. Bakimara kumubona yarababwiye ngo amahoro abana banje. Amaze kubavugisha indimi zabo ziragobotoka. Aburahamu aho yararabaregutse aramusuza ati mwami wanjye ndakumvisize, umeze nka marayika wampamagaye ankura muri uriya bakarudayi akansezeranya ya migisha 7. Yakobo arahaguruka ati ndakumenye, twakiraniye ku cyambu cyitwa Yaboke. Urangije hamwe ngo sinyiswe Yakobo ahubwo niswe Isiraheli. Yosuwa ati reka mubabwire rero, burya twambukanye inyanja itukura, turakomezanya tugerana kuri Yorodani, turakomezanya. Aritagura yariko ati njyawe ndamuzi namumenye. Akimara kumuvuga Samusoni ati mutuze mumuheruka burya nje twarakomezanyije mumaze gupfa.
aramubaza ngo nzute Samuso, aravuga ngo nkuzure umunyambabazi. Bati gute? Ati ntabwo mubizi, navutse ndi umunyambaraga, mvuka ndi uwo kwica ababisha, ntambika ibirenge nsinzirira ku gakobwa kitwa Delila, banyogosha umusatsi, bateranya inama yo kunshinyagura banogoyemo amaso, kubw'imbabazi ze numva mereje umusatsi, imbaraga zanjye ziragaruka, Abafilisitiya ndabaniga. Yesu arababwira ngo nimube mutuje ndaje. Ngarasohoka basigira umucyo, basigara basuhuzanya. Ba Obadiya batangana ubuhamya, ba Nehemiya batangana ubuhamya, abatambyi batangana ubuhamya. Ku munsi wa kabiri yinjira mu kindi cyumba, icyo cyumba cyitwaga Hadesi, cyari gikingiraniyemo abantu bapfanye ibyaha, bigize ababingwa bakabisengeraho, bakabihanuriraho, bakabidiyakoneraho, bakabyigirana abantu, bakabyambaranaho udutitire, urupfu rukabica bafite ibyaha, tukabashingura cyakoze tukabaherekeza nk'idini, tukabageza hariya mu Busanza cyangwa i Nyamirambo tukigarukira. Hanyuma ngabo bakingiranirwaga aho ngaho muri icyo cyumba cyitwa Hadesi, ngo cyari kiyobowe n'uwitwa Kayini. Yinjiyemo bamubona bati mwami, arababwira ngo mwe mube mutuje, mutegerezanye ubwo umunsi umwana w'umuntu azaza kwima ingoma, hanyuma mukazurwa mugiye gucirwa urubanza rwo kujugunywa mu nyanja y'akamazuku n'umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Ngo arasohoka, basigara bakingiraniyeho mu mwijima barawugumana, ngo bahahekenyera amenyo na magingo aya. Yinjira mu cya gatatu, icyo cyumba cya gatatu cyitwaga Teretarosi, niwo Satani yari yateranyirije abadayimoni. Bakimara kuva ku musaraba bavuga ngo Yesu twamushoboye, batangiye kugabana uburyo bagiye kurangiza isi. Ngo mu gihe bagikora iyo nama, Yesu abarinjiye, abadayimoni bose bikubita hasi. Bakimara kwikubita hasi, Satani aravuga ati reka mvuge ubwa nyuma, nje ndakubonye ndakumenya, kubera yuko mu ngabo zamboshe mu ijuru zikanjugunya ku isi, ni wowe wari uziyoboye. Menya yuko ugiye kuza ku isi, nshira izanjye mu kirere, uca mu mukobwa uravuka. Menya ko wavutse nca muri Herode, abana b'abahungu ndabamara. Ngiye kumva numva urabatijwe kuri Yorodani, ngutegera mu butayu, nza nitwaje Bibiliya, urantsinda ngo handitswe ngo nsubira inyuma gakeya, ngutegera i Getsemani, nkwereka imibabaro ugiye kuzacamo, kugira ngo nurangiza ubireke wisubireyo unsigira aba bantu. Nuko mbonye ngiye kugushobora birangiye, mbona za mbaraga zanesheje zirongeye zikusheho, zirongeye zikusheho. Yesu ataha tikomeza ubivuge. Burya muzaba mureba ukuntu dusengera abadayimoni iyo bagiye kuva mu muntu, barabanza bakavuga. Buri gihe yangeso bayikura kuri se Satani, tikomeza uvuge. Ati nuko mbonye unaniye nigira hirya, maze kwigira hirya nsha muri Yuda, arakunshikiriza kunshira mu biganza, nanjye ndakuzamura ndagushinyagurira, ngutobora ibirenge, ngutobora imbavu, nkwambika ubusura umuntu w'umugabo, ndagusebya, ndangije nkujyanaho ibisambo biri hamwe. Najyaga nshira nakoresheje, nari nzi yuko uhagumye, nzi yuko isi ngiye kuyigarurira, none urananiye unansanze iwanjye, nta rindi jambo mvuga. Icyakoze mfite imfunguzo z'abantu bawe nari narakingiranye. Arangije arazimuhereza, Yesu arazimushikuza, arahindukira akingura ibituro by'abera. Intumbi z'abera ziba zirazuwe, ingabo zo mu ijuru zibibonye ziravuga ati burya ni wowe afandi. Ziba zimukuriye ingofero, ibendera ya Yesu irazamuka. Uwo niwe mahoro yacu, uwo niwe byiringiro byacu. Haguruka umuterere haleluya dusenge, haguruka umuterere haleluya dusenge. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nubwo Satani yihaye isoko ryo kuturega, dufite Yesu. Reka ndekera muraho. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi. Gira umwete wo gushaka Imana, bigushakisha bitaragushikira. Hanyuma rero niba ugize umwete wo kumushaka, ukaba wemeye Yesu, ndagira ngo akumpere ubushobozi bwo gushobora ibyagushoboraga. Byeri yarakunaniye, emerera Yesu araguha ubushobozi bwo kuyishobora, bwo gushobora kuyireka. Ubusambanyi bwarakunaniye, emerera Yesu araguha ubushobozi. Iraguza ryarakunaniye, emerera Yesu
araguha ubushobozi. Ubwibone bwarakunaniye kubureka buragushobora. Emerera Yesu aguha ubushobozi bwo gushobora ibyagushoboraga. Ibyifuzo byose babisengeye ntacyo batasize, ariko nagira ngo nsengere uyu muntu urimo ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, waje muri iri teraniro bwo bwa mbere ushaka ko Yesu aguha ubushobozi bwo gushobora ibyagushoboraga, nawe ukazaririmba nkuru ya Petit Frere wari uri hariya aririmba, nawe ukaza Imana ikakugirira neza, ikagukura mu kimansoro, ikagukura hirya iriya, ikagukura iyo wirirwa ukata, ikagukiza umwaku, ikagusinyira urwandiko rw'ubugingo, ikagusinyira n'uburinzi butazigira umuze, ukabaho neza, ukarya utibye, ukanywa utibye, ukambara udasambanye, ukabona amahoro, ukagenda neza utuje muri iyi si kubera yuko wemereye Yesu. Zamura ikiganza cyawe ngo usenge. Wowe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aribwo bwa mbere, ni wowe nsengera gusa. Imana ishimwe, namubonye. Mwakomeye Imana amashyi, komera Imana amashyi. Tambuka uze wampfura we, tambuka uze, tambuka uze. Imana irabyaye. Imana muyongera amashyi, Imana muyongera, Imana muyongera amashyi, muyongera amashyi, muyongera amashyi yo kabya. Ngwino nawe usigayemo, ngwino, ngwino, ngwino. Yesu aguha ubushobozi, guha ubushobozi. Munsi twakoze igitaramo cyo kuraramo, tuzabaha ubuhamya, tuzabasunikira ubuhamya. Ngwino Yesu aguha ubushobozi bwo gushobora ibyagushoboraga. Twari ababingwa, turi abanywi, twari ababingwa, twiba ibirayi Nyabugogo, turi mayibobo. Data duhindurira amateka. Ngwino. Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Hari icyatumye Imana ikurarika, kwari ukugira ngo uzuhere n'isezerano. Isezerano nyamukuru niri, ayandi yose azashamikiye kuri iri ngiri. Ngwino tugusengera Imana. Wowe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza aribwo bwa mbere mu bugingo bwawe, turasengera. Hanyuma basengeye abari baraguye, usigayemo batasengeye akaba yaje nyuma, cyangwa se akaba yari yihagazeho akaba ataje muri babandi. Wasubiye inyuma uragwa, Yesu umutera umugongo. Byagushakishije byatumye ugwa, ibyo waguyemo ntitubyitayeho. Ibyo byose Yesu abihwanyije nko kuri wa munsi w'Abamediyani. Arashaka kuguha ubushobozi. Tambuka uze, niba wari ukijijwe ukaba waraguye, uze tugusengera Imana, nawe tugufatikanye n'aba ngaba. Igira ejuru tugusengere. Urimo? Imana ishimwe ubwo ari mu bo basengeye. Umuyobozi acira asengeraga zino ntama. Ndashoje. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Reka bapfukame, uca bugufi, pfukame. Hanyuma itorero mwese namwe muhaguruke tubasengere. Ngo nimugire muri kibiganza byanyu, muvuge muti Mwami Yesu, mwature cyane, muvuge muti Mwami Yesu, turakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Mu izina rya Yesu turakwinginze wandikura amazina yacu mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu twanze imirimo ya Satani n'abadayimoni. Twakiriye Yesu ngo atubere umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Uwiteka, tugusabye kuyoborwa nawe, tugusabye kugira ngo uyobore ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Twanze icyaha n'igisa nacyo, dushoboze kunesha Uwiteka, dushoboze kunesha Uwiteka guhera aka kanya. Mu izina rya Yesu dushoboze kwanga icyaha n'igisa nacyo, twinjize mu butsinzi bwo gukiranuka. Duhe imbaraga zo kugira ngo uyu mwanya tugendane nawe, kandi twizeye ko uziduhaye. Ibyo tubisabye twizeye Uwiteka, kandi urakoze kubiduhereye mu izina rya Yesu. Amen. Twese tuberekezeho ibiganza. Uri Data wera wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri umutunzi w'imbabazi. Mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riratubwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye
iravuze ngo wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana nihimbazwe. Uwo bita Nikodemu yaguhungiyeho arakubwira ngo tubwire uburyo umuntu yabyarwa ubwa kabiri. Uramubwira ngo iyo umuyaga uhuha, uramubwira ngo uhuha uturuka iburasirazuba ukagenda iburengera bwaryo. Uravuga ngo uko niko n'umuntu utarabyawe ubwa kabiri amera. Ariko twaje gusanga ijambo ry'Imana ribyara. Uguhera aka kanya abantu babyariye mu ijambo ryawe, nibagirwemo n'ijambo ryawe, nibarerwe n'ijambo ryawe, nibaragirwe n'ijambo ry'Imana, nibakuzwe n'ijambo ry'Imana, nibarindwe n'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tubatuyeho amaraso ya Yesu. Uyu mwanya turabasengeye tubarambuyeho ibiganza. Iteraniro ririmo abadiyakoni, iteraniro ririmo Mwami Imana nyir'ubutware, uwera wa Isiraheli, ririmo abakozi bawe. Nanjye natuye imbabazi zawe kuri aba bantu. Ndabaturaho urukundo rw'Imana, ndabaturaho ubuntu bw'Imana, ndabaturaho kunesha ibyaha, ndabaturaho kunesha Satani n'abadayimoni. Ingoyi zose Satani yari yarababohesheje tuzicagaguye none ahangaha mu izina rya Yesu. Ijambo Satani yari abafiteho uyu mwanya wa none haturitesheje agaciro kubw'amaraso ya Yesu yeza. Uyu mwanya turabasengeye, tubahaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera w'Imana kugira ngo babe abana b'Imana. Cyo cyatumye umwanditsi avuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ni kurerekanwa. Aravuga ariko niyerekanwa ngo tuzasa nawe. Uyu mwanya mbasabiye kuzasa n'Imana, kandi uyu mwanya asabye kugira ngo bahure n'Imana. Umwijima, igikuta cy'umwijima cyari kiriho tugisenye none tugisenyesha amaraso n'ijambo ry'Imana. Ubwo babyawe n'amazi n'amaraso n'ijambo byo mu rubavu rwa Kristo Yesu, nibahinduke kuba abana b'Imana kandi babashije gutsinda icyaha. Natwe turabasengeye guhera aka kanya ka none tubateruye muri karande mbi, tubateretse muri karande ya Kristo Yesu. Kandi turasenze uhereye aka kanya amazina babitaga, uhereye aka kanya tuyatesheje agaciro. Tubasabiye izina rizima hano, tubasabiye izina ryiza hano, kandi tubasabiye guhinduka. Kandi urakoze kubahinduye. Byose tubisabye Uwiteka, twizeye ko tubiherewe muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Urakoze. Amen.